I don't want peace. I want problems always. Hey guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko mwabyumvise dutangira rero aka kanya tugiye kwiga uburyo wabona ari amajwi y'abakomediye nkuko mwabyumvise muri video bitangira, ndetse n'uburyo wayakoresha kugira ngo video wakoze cyangwa se comedy yawe uri gukina iryohe kurushaho. Buriya zira comedy usanga ziryoshye ariko sometimes ugasanga zigehejwe n'ari amajwi, kuko hari igihe usanga ari amajwi bwayo kuyumva biryoshye gusumbya uko waba uri kureba iyo comedy. So rero nahisemo kubategurira ayo majwi no kubigisha uburyo bayakoresha, kuko abakunzi ba Mix Max TV aho muherereye hose mukina comedy ndabizi ko ibintu mwari mubikeneye, dashwara bari babizi ariko n'abatabizi, niyo mpamvu nahisemo kubakorera iki kiganiro. Nkuko bisanzwe rero mbere ko dutangira katuma twakira abantu bashyashya, nimba uri mushya kuri channel ya Mix Max TV turagushimiye ko isemo kubana natwe, kanda subscribe ufungura inzogera ko kantu kakazogera kari iruhande kugira ngo ko dushize ikiganiro ujye ubona notification, kandi video nimba wayikunze wice kuyihereza like, uyikorere share ku nshuti zawe, kandi utanyitekerezo muri commentaire kuko nacyo kiradufasha kugira ngo tumenye ibyo twakosora, niba ibyo bifuza ko twagukoreraho nabyo ubitubwira. Okay guys, rero reka dutangire turebe ngo ese aya majwi akoreshwa gute, ese yaboneka ate. Yes, tugiye kurira muri video, ndashishikariza kuri video kayirangiza kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kigucika, nawe umu professionnel mu gukora video zawe, buryo uzabona social media zawe, yaba YouTube, yaba Instagram, yaba TikTok, yaba Facebook n'izindi zose ushiraho video uzabona zitumbagira, ukabona koko ko nyine uri gukora ibintu nk'umuntu ubizi. Okay guys, reka rero dutangire turibe ngo ayo majwi aboneka gute, ese yakoreshwa gute. Okay, fata telefone yawe rero uze ufungure browser ukoresha, nkoresha Chrome, ubwo nano bitenye ukoresha niyo urafungura, ituza muri search. Hano muri search aha wandikemo my instant. Muri buno buryo uhituza ufate kano kamera kanditseho my instant Nigeria, gakandeho nuko akanda uhituza ufate ino website yambanditseho ngo the largest instant sound button website in Nigeria. Kano abari kuza ukandeho iyo link ya mbere, nyuma kwifungura haraza amasaundi menshi, ayo suko na amasaundi, urabona ko na amasaundi menshi cyane. Noneho nugira hano rero uraza uhitemo sound ushaka, ariko nkwibutsa hano ko ari byiza gukoresha sound ziri popular zisanzwe zikoreshwa n'abandi bantu ugenda mu makomedi y'abandi, kugira ngo hatagira utaza gukoresha wenda sound idakoreshwa yasanga uhawe copyright, kuko hari iziba zitemewe. Rero kugira ngo wumve izi sound kuntu zivuga, uraza ugakanda kuri iyi buto, katuvuye kwenda dukanze kuri iyi ya mbere twumva uburyo ivuga. Wayumvise, wenda katuze twumve iya kabiri, iyo wenda murayizi cyane. Katwumve iya gatatu, katwumve wenda iya gatandatu. Yes, urumva ko ni sound dusanzwe tuzi. Wenda katurebe ko hariyo twabonamo iri popular cyane cyane, turebe zirimo nyinshi. Katwumve nk'iyi. No. Reka twumve iyi wire. Urumva ko ni nyinshi byatari, ni nyinshi
nta nubwo zose wazirangiza, wowe uraza ukumva iyo ushaka. Zose nizo ziri kuza, zose nizo ziri kuza. Murabona ko ni sound nyinshi, ntabwo wazirangiza. Rero iyo umaze kubona sound ushaka, yenda katwifatiye. Okay, sound rero umaze kuzumva, noneho umaze kubona izo uri bukoreshe. Kugira rero udownloadinge sound, uraza ugakanda no ku izina ryayo. Katuvuge bwenda nimba ari iyi tugiye guhitamo, uraza ugakanda hano ku izina ryayo. Wamara kuhakanda ugategereza gatoya, ya sound ukamanuka hano hepfo, ugascrollinga down, ukajya handitse ngo download mp3. Aha, ubundi ukayiba urayidownloadinze. Kan download again, ubwo ni gidasanzwe ifite ngibone nsanzwe nyifitemo. Gutya imaze kwidownloadinga, ubwo icyo gisigaye no kujya kuyikoresha. Kuko izo na downloadinze ni nkanye imberetse ko widownloadinga. Rero ubwo no tujya kureba uko zikoreshwa. Uko zikoreshwa rero dufungure video zitadukoresha, ngiye koresha initiate, nimba ukoresha CapCut cyangwa se nindi ukoresha, zose usanga zikora kimwe. Uraza ufungure, wenda uraza nimba ukoresha initiate cyangwa CapCut, uraza uyifungure. Ubwo ngiye mfunguye initiate cyangwa se initiate bitewe nuko bivuga. Tifungure, nitumara kuyifungura tugeze ifunguke. Okay, tumara kwifungura rero uhita uza hano handitse ngo create new. Ubwo kuri CapCut ni new project, uzi dufungura no kuri video. Twafungura kuri video, noneho duce tuza turebe comedy wateguye niyo uri bukoreshe. Ngiye nifashishije video kugira ngo turebe, nangize wemeze. Numara kwemeza, yes, video rero iraba yamaze kugeramo. Uze wenda playing umeze neza aho muri hose. Mwamwibishije tangira rero, wenda nugera aha urahita uravati wenda ko ahari ujye gushiramo rya jwi ryawe. Uraza uhita ukanda hano handitse ngo, uraza ukanda hano handitse ngo audio. Abari ukanda ukanda kuri audio, tuzana handitse ngo music. Hano murahabona neza, tuhakande hano, dite tuhakanda. Nitumara kuhakanda tuzanotse ngo my music. Kano ka kabiri ngo ni kwakoresha initiate no kwakoresha CapCut, nabo bijya gusa, byose bisanga bijya gusa. Tubiko dusemo muri no jwi rya mbere, turikanda. Manzu ryumve. Numara kuryumva urahita uza unusanga ryajwe ari ryo, urahita uza kandi hano handitse ngo use. Hano uze urikita uryemeza. Numara kurishiramo rero uraza kuryumva n'ubundi wumve uko biri kuvuga. Okay, waryumvise. Ushaka gusanga irijwe ashize muri kuvuga cyane cyane kuvuga kikuri gusumbya video wenda yawe, uraza ugetuza no kuri volume cyangwa volume. Hano ukahakanda hano. Ibyo birangiye urongera ukemeza, ukagumya kuri video wakoze cyangwa se comedy yawe gukina iryohe kurushaho. Uriya zira comedy usanga ziryoshye, ariko aha wenda uvuye ati hano naho ndahageze giye ushira mirindi jwi, urasubira harya kuri ya nuza kuri ya audio. Hano urasubira no kuri audio. Nyuma kujya kuri audio ujye kuri music. Nyuma kujya kuri music usubire kuri my music. Wenda tuvuga ngo kushaka gushira muri rya Dore piece,
urikandeho I want problems always. nurangiza ukande use ubundi uryumve. Niba ngombwa naryo ko ushaka guhindura ukugabanya volume cyangwa kwiyongera uraza urikandeho wenda katuvuge ko tuyongere bitewe nuko Comedie yacu imeze. Iyo tugeze 46 nurangiza wemeze, nurangiza wongere wemeze. Ibiro nibirangira ubwo uraba umaze kumenya gushiramo amajwi yawe. Noneho ubwo ni mukina ko tuzigana InShot by'umwihariko kuyikoresha nabyo tuzabireba. Hano katire ngo iyi video dukoze turayexportinga dute kugira ngo ije muri telefone yacu. Bya byose kugira ngo exportinge uraza umanza uvaneho kano ka watermark ka InShot ugakuraho nta kundi uraza kandi kuri kano kantu uri kubona hano kakamenyetso aka kameze nk'agakuruwa dore kano uraza ugakandeho nyuma ugakandaho iyi InShot ivaho kugira ngo nyine ubibona ko abikoze nk'umu professionnel uzi ibyo akora. Uraza ukureho iyi watermark witwandike ukandi handitse ngo hano handitse ngo free remove wakande nuko akanda ubundi watermark iveho kigeza gatoya ntabwo itwara kanya. Watermark rero yamaze kuvaho icyagikurikiraho nta kindi no gukanda ku exportinga video ku exportinga uhituza no hejuru handitse ngo export ukakanda. Iyo maze ko wakanda bahita bakuzanira size uri exportingamo ukaza ugatongera ugakanda kuri export. Hano haba hariho resolution, frame rate, format MP4, estimated size bayiguhaye ukongera ukanda hano handitse ngo export. Guys, nizere ko rero iyi video nimba wayirebye kayirangiza hari icyo ikwigishije. Nimba uri mu Comedie ugiye gukora Comedie mu buryo buri professionnel, nimba ukina filime ugiye ukina filime ziryoshye kuko tegeza ko ari amajwi nayo azongera icyanga muri filime cyangwa se muri Comedie ukina. Nagushishikariza rero kumenya kubana natwe ukadushyigikira ukanda subscribe ndetse ugafungura na notification kugira ngo kwishize ikiganiro ujye kibona mu bambere. Kandi iyi video uhite kuyihereza like no kwisharinga kugira ngo igere kure. Nta mukomediye ubana natwe uzongera gukora Comedie ntizikundwe kuko agiye kuzikora neza, agiye kuzishiramo ibituma ziryoha kurushaho nubwo n'izasanzwe ziryoshye. Guys, bye bye, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.